Neon TV rero nkuko twabibasezeranyije tuzagerageza kuzajya dutembera ahantu henshi hagiye hatandukanye tuganire n'abantu benshi bagiye batandukanye bagamije kutuganiriza inama cyangwa ubuzima banyuramo ariko bishobora gufasha n'undi muntu uri inyuma waba nawe urimo kuri ino si. Urabizi ku isi ni ishuri ahantu hose ugenda, haba ari aho uba, hari aho utuye, haba ari abo muhura, hari abo muturanye, ibintu byose biba ari ishuri. Ni Neon TV rero kuri uyu munsi nkaba nasuye abantu mu kanya muza kubona ni inshuti zanjye za kera, mvuga iza kera kuko tuziranye kuva myaka myinshi irenga 10 n'ingahe, ariko tuye mu gihugu kimwe hakaba hari hashize hafi imyaka igera ku 10 tutabonana. Uyu munsi nabasuye aho batuye, ni ahantu heza ku mazi, ni ahantu ushobora gufata ubwato ukajya mu Buholandi ariko uri mu Bwongereza. Amakuru yanyu? Amakuru ni meza cyane. Bora rashize imyaka myinshi tutabonana. Imyaka yari myinshi byatari. Ndabona iseka kiri yayindi. Bora rero nibuka ko mu Rwanda bigize kubaho umunyamakuru, John abigize kubaho umunyamakuru, ariko mu biganiro nyine y'igiswahili habayeho. Amakuru yanyu muri uyu mujyi wanyu ngira mwatangira munamenyesha abantu umujyi mutuyemo cyangwa umujyi muherereyemo mbasanzemo. Mbasanzemo. Turi mu Bwongereza, mu gace ka East Yorkshire. Ahantu bita Hull City, hafi ya Leeds, uvuye Manchester, East Yorkshire. Amakuru y'imyaka myinshi. Amakuru ni meza, yasanzwe. Ibijyanye n'ubuzima bwo mu Bwongereza n'ubuzima bwo mu Rwanda mwabigereranya muti? N'amahanga n'ishyanga. Ubuzima bwa hano kubijyanye n'ubwo mu Rwanda, kubijyanye n'ubwa hano, nkeka ko ubwa hano butandukanye n'ubwo mu Rwanda, n'ubwo mu Rwanda butandukanye n'ubwa hano mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Isomo ubona ukuramo hari ubwo wanyuzemo n'ubwo unyuramo ahangaha, ni ikihe kintu cy'itandukaniro? Ndabizi ibihugu biratandukanye, nta nubwo bishobora kujya kuri level imwe, ariko ngira ngo n'ubuzima nabwo buratandukanye. Ni iki isomo ukuramo? Ni ukugenda isi ukamenya itandukaniro rirahari mu by'ukuri mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Twebwe nkeka ko igihugu cyacu kiri mu nzira y'amajyambere kigerageza kwiyubaka, hano nabo bakaba baraciye muri icyo gihe ariko bageze ku iterambere ryabo. Nkeka mbona ryo tandukaniro, hanyuma akazana n'ibihe bitandukanye, ubukonje n'ubushyuhe n'imbeho duhoramo twebwe n'ibyo. Uyu munsi ndabona hameze neza kubera ko ni ku mazi ariko harashyushye, turi mu gihe cy'ubushyuhe. Twatangiye sama ariko ubona imbeho akavura. Tuziranye mbere yuko mutangira kubana, ntari kera cyane. Byatangiye bite kugira ubuntu butangaje? Nakoraga kuri radio Umucyo. Umucyo. Nanjye nari ndi kuri Flash, natangiriye City Radio, njya kuri Flash FM. Maja, iyo mbwiye abantu ngo ndi mu bamwe b'abakobwa batangiye siporo ariya mu Rwanda, abantu ntabwo bajya babyemera. Abatabyemera ngira ngo nuko urabona hashize imyaka myinshi, hariho generation yini nshyashya. Hari igihe ugera rero umuntu akavuga se uze nuwahe, none akabona uziranye wenda na bamwe bakikwibuka cyangwa se bazi ubuzima wanyuzemo. Urumva nk'ibyo wavuze mbere ngo hari uburyo ubuzima buhinduka. Nk'ubu nibuka njyenyine nkiri mu Rwanda as a journalist, urumva ndimo gukora siporo kuri radio Flash, dukorana no witwa Fabrice Theo Barasa. Nyuma yaho nza kwisanga ndi muri UK, hanyuma utangiriye nanone kuri zero, nkaho utangiriye bundi bushe, wari warafatishije hariya urimutse. Ariko nanone ntabwo tuza hano, tuza no gushaka ubuzima, ariko ukibuka ko ufite aho wavuye. Isomo njyewe nkuramo ni nayo nshaka guha abandi bantu bose bari hanze. Ari abantu bagera hano bakumva ko ari final destination, kumva umuntu arakubwiye njye mbi Burayi wane, ariko bakibagirwa ko dufite aho twavuye. Hari n'abantu njye ukumva bakubwira ngo njye nta kintu nasize aho navuye, agashaka kumva ko hano habaye iwabo burundu. Njye nageze
twese twagezeyo ariko hano turi mu bihugu by'abanyamahanga twaje hano gushaka ubuzima nk'uko abandi bose baza bagashaka ubuzima ariko tukibuka ko dufite iwacu ikintu kijya kinangaza iyo utashe ukagera nko mu Rwanda nk'inshuro ebyiri umuntu atangira kugira ase kuri kujya mu Rwanda cyane bite byawe bakibagirwa ko hariya ni home you can go anytime you want urumva ukereka abana bawe experience uko wakuze ubuzima wabayemo hano naho ukaza hano ugakorera amafaranga ariko ukagenda ukayaspendinga home mubona abantu barafashe ubukinze holiday ugiye nka Qatar mu Barabu ni byiza kuenjoyinga ariko priority ugomba kugenda home ukagenda ugasabana ari amafaranga ukerekana bari abana rigaho waturutse nubwo bavukiye ahangaha ariko hari aho we waturutse bakamenya aho waturutse ikindi kintu nababaza nka couple mwabigenje mute kugira ngo bora waje uri single ariko wari ufite umukunzi nyuma rero muza kugera murabana genda mukora ubukwe mugabaraza murakora ariko navuga ko muri mu bantu nasuye ariko nkabona y'abana bateye imbere kandi mu gihe gitoya kwa gushyira hamwe ibyo ntibubihakane urumva nkeka ko ibi bihugu nkuko madamu arabivuze kumenya icyo waje mushakamo icyo ni icya mbere icya kabiri ibirangaza birimo ni byinshi uko byateye imbere ibishobora kuguhambira ni byinshi bitewe n'uko kwifuza gushobora kuba kwinshi ukibagirwa priorities zakuzanye n'impamvu yatumye uza hano ariko nkeka ko iki gihugu harimo amahirwe ku batoya baza harimo abakuru tuza tuje gushaka akazi n'ubuzima ku iterambere ryacu n'iry'imiryango yacu so uko twaje hano genda umucuruzi umucuruzi rero niwe wamukoresha igihe kingana gute ntashobora kwemera gukorera undi muntu igihe kirekire maze imyaka 10 maze imyaka 8 hano nikorera no kuvuga ngo namaze 2 gusa nkorera abandi madamu yaje we yakunze kwiga ni cyari ararangiza nkuko arizo zari inzozi ze so nkeka ko buri muntu wese uje hano afite target n'icyo ashaka kukigira birashoboka birashoboka kandi icyo buri muntu wese nkeka ko aziramo hano uretse ko ari igihe cy'abantu ashobora kuva mu murongo akibagirwa none ntabwo ari ibintu biba byoroshye umucuruzi umubyeyi umunyeshuri umubyeyi ibyo bintu bimumanejinga gute byari challenge ntabwo ni challenge n'ubu ikiriho ariko icya mbere buriya iyo muri kapo mwumvikana mukamenya nk'uko umugabo wanjye yabivuze icyo mushaka gukora n'icyo mushaka kugeraho urumva ngiye n'umugabo wanjye turi team so twebwe ibintu byose tubikorera hamwe so mugabo wanjye amaze kugera muri UK of course yahise abona reka ngewe nze nangire business nanjye urumva nari mvuye muri radio ariko ureba aho uri ukavuga ese hano ningena ngakora media nzajya kuri BBC mvuge icyongereza n'ibishoboka itangazamakuru hagati aho namenyesha abantu badukurikiye hirya no hino ku isi itangazamakuru ni umwe mu mwuga yubashywe muri bino bihugu ni umwuga uhemba neza ni umwuga uri ku rundi rwego bitandukanye n'ahandi hantu henshi ku isi nyine usanga hamwe na hamwe ukorera udahembwa cyangwa wabona nyine uri nk'umuntu wabuze ikindi kintu ajyamo niyo mpamvu rero wahisemo kudeviyoreka niga ibindi bintu ubuze itangazamakuru itunyibutsa njya nkunda kuganira na madamu bishobora kuba ari zimwe muri sector nakozemo nkoramo imyaka 2 n'igihe ariko bishobora kuba ari sector nashobora kuzongera kwifuza gukoramo nagizemo experience mbi cyane so iyo tuvuze ku itangazamakuru hano ntabwo ngira n'izo nzozi kuko iyo nza kuzigira nafite ibyo nagucetsinga dufite BBC Kinyarwanda dufite BBC Giswahili umuntu ashobora kugereza andi mahirwe ariko hari igihe cyo ibintu butabafitemo amahirwe cyangwa se utabagiremo ibihe byiza mu itangazamakuru kuri jyeweho byari ntabwo zari inzozi zanjye zari ubucuruzi n'ubundi to be honest njyewe nashakaga gukomeza itangazamakuru special nk'umuntu wayitangiye kera ngera hano none ukumva uri ahantu sirtera ahantu uzabona Arsenal, Manchester, Liverpool, you know byari inzozi noneho nibuka nkigera hano long time ago nyiri muto nagiye London gushaka
kuri BBC nshaka ko banshira mu ishami ry'amakuru y'ikinyarwanda ariko nza kureba challenge ubuzima ukuntu bumeze ukuntu isi iri kwiruka ndavuga hano hantu ntabwo byoroshe so urumva ugomba gutekereza ikintu kizagukorera avantage hano muri iki gihugu kubera ko uvuze ngo kereka niruke nibuka under 17 ijya muri World Cup urumva uribuka ko baje hano muri UK gukora imyitozo ninjye wabakiriye icyo gihe twari turi kumwe na under 17 ikipe y'igihugu n'ibintu numvaga nshaka gukomeza pe ariko bishanga ko bills za hano ukuntu ubuzima bwano bukomeje ntago ari ikintu ngo wapfa gukora ngo wa building a straight way kandi icyo gihe ama YouTube yarataramera nk'uko bitangiye ubu ngubu niyo mpamvu so ikintu nahise mvuga nagiye no kuri college nakoze media nashakaga kuyikomeza ariko nza kubona n'ibintu bitazangirira akamaro ngo bimwe amafaranga muri uwo mwanya so itavuga reka mpite mpindura ko nibuka ejo bundi nari ndi mu Rwanda umushuti wanjye witwa Gisa umugore wa Migini Ngumuzi nawe yabaye umunyamakuru gute twavuye mu banyamakuru tubaba nice teza kureka mikoro kajya gutera abantu inshinge ni ibintu bitandukanye ariko muracyafite amahirwe yo kuba muri sport mukavura abakinnyi nabyo birashoboka ushobora kuvura abakinnyi ushobora kuba hafi y'abakipe wari utubaje ikibazo cyo kurera kurera abana umubyeyi umucuruzi hanyuma umunyeshuri umubyeyi hanyuma umunyeshuri no gukora byose byivanze so hano kurera biri tricky somehow kuko abana tubarera amasaha make amasaha menshi barerwa n'ishuri ariko iyo muri abantu babiri mugerageza kuhuza igihe cyo kurera abana n'akazi nge rero twebwe twagize amahirwe kuko umuhungu wanjye afite imyaka 2 w'imfura nkeka ko aribwo natangiye kwikorera so ntangiye kwikorera nabashe kumanaginga time yanjye yo kugira ngo abana cyo kujya ku ishuri gutaha ibintu nk'ibyo ngiye kugira ngo mbashe kubibalansinga hanyuma madamu nawe akomeze kwiga no gukora nanjye ndimo nkora ariko mfite n'umwanya wo gukora so byaradufashe cyane abyo mvuga ngo rimwe na rimwe kwikorera ni bimwe mu bintu akangurira abantu bari muri ibi bihugu ntabwo ari buri munsi wakwikorera ariko ni ibintu bishoboka kandi bishobora gutanga umusaruro ku muntu wabishizemo imbaraga ngira ngo urebye ibihugu byinshi by'i Burayi maze kugera mu bihugu byinshi by'i Burayi business nyinshi zifitwe n'abantu b'abanyamahanga baba baraje gushakisha cyane cyane abantu muri Aziya abahinde gute twe abanyarwanda tutajya twisanga muri ibyo bintu aho ugasanga umuntu rimwe na rimwe yarazuba hari igihe mvuga gukoresha ijambo kuzubara cyangwa ukabona umuntu yaje avuga ngo aje gushaka ubuzima ariko ugasanga nta kintu na kimwe ari gushaka kwinjiramo agasanga nyine yumva yarya kubera yariye yaryamye yabashe kwishyura inzu akumva byarangiye reka nkubwire akantu gato sureba tujya mu mashopu y'abahinde tukasangamo ibitoki ukumirwa kuvuga nk'aba bantu bamenye ute igitoki bamenye ute akabanga bamenye ute ubunyobwa ibishimbo kandi ibyo bintu nuko bashiramo effort bakavuga aba bantu bavuye mu Rwanda bakunda ibitoki ukagera ari gatatu bahita bakubwira ngo show us a picture wabereka picture ya biriya bitoki bakakora research bakabizana none twebwe ikibazo dufite nk'abantu bavuye mu Rwanda tugomba gukora cyane ntabwo tugomba kwicara urumva abantu hano bagera bakajya kuri benefit ayo mafaranga babaha government ababaza ariko ari amafaranga urarya ukaryama nta kintu na kimwe ushaka kugera bakavuga ntabwo twajya gushaka gukora ntabwo twakora business ushobora no gutangira ukavuga ukerekana ngire kuzana ibitoki nkore ikidepo cyanjye cy'ibitoki ukajya usapurayinga ibitoki kandi ibyo bikaba bizinesi nziza muri ibyo madamu avuze kuri bizinesi avuze ngo abantu bakore bizinesi harimo n'ikindi kintu cyo kuvuga ngo ese bizinesi urayikorera abandi urasapotingwa n'abandi ibyo nabyo mu bucuruzi dufite birimo muri bihugu impamvu abantu benshi badakora bizinesi nkeka ko bamwe bashobora kuba atari byo bamuhamagaro wabo abandi bakaba badasapotingwa n'abantu babo bari bizeye ibyo ni ibintu bisanzwe cyane ku banyafurika mfite muri Abanyafurika muri rusange community y'Abanyafurika so urumva areka kujya kugura umwirabura ko azamukiza akajya kugura umuhindi arimo acuritse ariko ikibazo cy'ama community rimwe na rimwe ubireba ukavuga ati
uramutse kimwe ushobora kubabwira hakabamo ko ari ukwirata cyangwa kuba uvuze nabi, ariko mu by'ukuri nibaza ko niba dushingira imbaraga nyinshi mu gufashanya gushyingura umuntu wacu wapfuye, kuki tutashyiramo nyinshi no gufashanya muri businesses? Babantu ukeneyeho ubufasha mu gihe wagize ibyago nibo bakagombye no guteza imbere, kuko nta munyaziya ugufasha kureba ko mwene wanyu warwaye, nta munyaziya ugufasha gushingura mwene wanyu wapfuye. Bibaye na ngombwa ko tumucyura acurwa na bene wabo community. So na support muri business irakeneye, so gufungura gusa business. Ushobora gufungura business ugasanga 90% irimo supportingwa n'abantu utazi utigeze unamenya, ariko abantu uzi batangiye bagusupportinga. So nacyo gituma business rimwe na rimwe abantu badakora business. Aho ndabyumvishije. Mperutse kwandika kuri Facebook akantu hazaho comment nyinshi cyane, uretse ko hari abantu batirekura nyine ngo bakire mu ruhame, abantu benshi baza mu gikari. Naribaje nti nimba umuntu ajya gukora ubukwe agatwereza abantu, bisigaye noneho byoroshye, hari groupe za WhatsApp ujya kubona ukuntu nagukubise muri groupe ya WhatsApp n'umuntu hari igihe utanamuzi n'iki, aho ugasanga nyine abantu nyine bateranyije nabyumva gufashanya gutwerera umuntu ujya gukora ubukwe ni byiza, akanaboneka pe, aranaboneka, bamwe baracyafite umutima wafashirwa atanga uko yifite, miliyoni zikaboneka z'iki, abantu bakagenda hari bagakora ubukwe rwose bwiza, bya miliyoni bakarya umunsi umwe. Nakiza akawunda ivuga nti nimba dufitiye umuco dufite twasanze w'abantu gutwerera mu buryo butandukanye, gufashanya mu nzira z'umuntu ugiye gukora ubukwe cyangwa se umuntu wenda wagize ibyago, why ahisi igeze tutakicara tuvuye tuti reka dutwerere Bora afungura akaduka ko gusuka imisatsi, Joe reka dutwerere agire gute, ubivuze gutya nta muntu umwe ushobora kujya muri iyo groupe ya WhatsApp, no kubera bandi bakora left, iyo ntabwo ari inyago, ntabwo ari nature gusa, iyo birabura n'ikinyago ni kiremwa muntu muri rusange. Uretse n'ibyo ngibyo niyo wakora party, uramutse ugize nk'umunsi mukuru ushobora gutumira abantu 50 ku munsi mukuru bakaza, ariko ushobora kubatumira kujya gufungura business abo bantu ntibaza. Ibyo ni ibintu bisanzwe, utanabasabye amafaranga yo kwifungura ntibaboneke, kandi ukuzanye no kukureba kuri gusa gusupportinga imbaraga gusa ukeneyemo kuza barebe ko wafunguye business ntibaza, ahubwo bakarwana no kugira ngo imbanuke, ngira ngo ni kiremwa muntu muri rusange, kiremwa muntu musa, icyo cyo ntabwo wakibazaho, nta n'ubwo wanakibona igisubizo. Ariko muri ubuzima turimo hano hanze ho biteye agahinda n'isoni kubona mwaba muri mahanga ntimufashanye. Mu rugo mushobora kuba muri benshi, bikaba ariyo mpamvu bivuga ngo ntagufashije runaka aragufasha, ariko hano uranzi ndakuzi, niba utamfashije, urugero nk'uyu munsi niba ashobora kwicara hano nkaganira nawe, ufite ikiganiro turaganira kubera ko unzi nkuzi, urumva. Muri rusange rero byakabaye ko turi bake dufashanya, wa muco wo gufashanya ukava kuri twebwe nabo dufasha mu rugo, tukabasha kubafasha dufashanyije twe turi hano. Ariko nyine igikiremwa muntu, urumva ibyo bibazo nyine bikomeza kuzamo byo kwibaza ngo why. Mucuruzi Joe, nkawe watangiye business muri kino gihugu, ubona buri muntu wese yagira igitekerezo cyo kujya muri iyo business, niye nama wagira nk'umuntu ufite wenda amafaranga cyangwa afite n'uburyo bwo kuba yanayabona? Simvuze ngo ajye muri business yiyo ukora, ariko hari abantu ujya uganira nabo kuva kubwira ngo hariya nta kintu ushobora gucuruza, aho ugasanga buri muntu wese ari kuvuga ngo hano nta muntu wacuruza, kandi ukabona abantu benshi barafungura ama business, cyane cyane abantu bo muri Aziya. Njye navuze ko nibo benshi muri business zo muri bino bihugu by'i Burayi. Twebwe ubona ari nk'iye nama wagira nk'umuntu, kuko mbwiye imyaka umaze nk'umunani wikorera, waje gukorera abantu urikorera, ndabizi ko kwikorera ubundi nibyo bya mbere byiza kurenza gukorera abantu. Biravuna bifite uburyo bivuna mu buryo bwabyo, cyane cyane ugitangira. Ariko business gutangira hano, business nk'uko bavuga ngo benshi biragoye, ariko birashoboka. Kuba bigoye ntabwo bivuze bikwiye ko bishoboka, birashoboka. Challenge ya mbere ibamo hano ni abakozi. Niyo mpamvu majorite za business zose za hano zubakira kuri ba nyirazo, ntago ari amafaranga gusa, zubakira kuri ba nyirazo. Gukora business uzi gukora, nka as a director wa company, business wowe ubwawe ushobora gukora. Nuvuga ngo niba utangiye business ya restaurant, biragusaba ko uzi guteka, kuko umunsi uzabyuka mu gitondo abakozi bane bataje gukora, udashobora guteka uzafunga. Nuvuga ngo basic ya business nyinshi zitangirirwaho ugomba kuba uzi kubikora nk'uko bisabwa muri company, ariko birashoboka. Ikindi kintu kimwe
nkeka abirabura batajya bagirana ni bwa bumwe twaze tuva kutishyira hamwe hari n'abadafite ubushobozi bwo gukora business buhamba ariko bashobora gukora share icyo bita ama shareholders bashobora abantu kwishyira hamwe bagakora business birashoboka nabyo kuko bituma abantu bagura amashare makeya nk'urugero tuvuge business y'ibihumbi 100 by'amapawundi ni amafaranga umuntu umwe adashobora gutabona uwo munsi cyangwa adashobora gutabona uwo munsi hari n'abashobora kuyabona ariko abadashobora kuyabona bashobora kubona ibihumbi 10 so abantu 10 ku bihumbi 10 bashobora gukora business y'ibihumbi 100 bishize hamwe bagatanga akazi kuri bo no kubana babo barimo babyiruka so birashoboka gukora business birashoboka. Inama ya mbere ni ugutinyuka, iya kabiri ni ukureba urimo ukora business agace urimo ibyo bakeneye nk'uko abandi banyamahanga babikora, abahinde n'abanyaziya muri rusange babikora, hanyuma ugatangira ugafata risike nk'ibindi byose, ariko birashoboka nicyo nabwira abantu ko bishoboka. Ikindi kibazo cyanjye gishobora kuba kijya muri prive cyangwa kijya mu buzima wenda muransubiza cyane munsubiza. Ingo, iyo mvuga ingo ndavuga famiye cyane cyane zo muri bihugu by'amahanga. Tuba dufite imico twakuriyemo, benshi tuba twararamenyaniye hariya, cyangwa se ushobora kuza haje iterambere ushobora no gutangira gutereta ku muntu kuri online cyangwa iki mukazahura mukagera mugashakana. Ariko nka 99% ntago nakoze research neza, ariko ngenda ndeba wenda nk'abashuti banjye n'iki ubona ari iki gitera mu ngo z'abantu, ugasanga abantu ntago bashyize hamwe cyane cyane iyo bageze hanze, ugasanga abantu babanye just amezi 2 bahise barakana, kandi ari abantu wenda ugasanga bakundanye igihe kinini cyane, ariko bamara ngo gushakana ugahita ubona just ibintu bise birangira. Ntago ndi kubivugira i Burayi gusa, ko no muri Afrika nabonye byarahageze, n'iwacu byarahageze bisigaye bihari. Nukubera iki? Uzi ikintu ngiye nabivuga birababaje, kubera ko abantu muri iki gihe basigaye bashakana badafite ngo tuzarambana, urumva, ahubwo barashakanye buri muntu ashaka afite target y'ikindi kintu. Ukumva umuntu aravuze njyewe ndashaka kuzashakana na Majaliwa nta kindi nigerere Burayi wani hari ama swimming pool, nk'ubu nk'umuntu uri kureba aka view arakubwira Burayi ni heza nanjye ndashaka kuhagera. Urumva yahagera agahura na reality y'ubuzima, ugasanga i Burayi kumbe ugomba guteka, ugomba koza, ugomba gukubura, yaba uri umugore waba uri umugabo, akahita avuga ibi nabyo mbishoboye. Ayo mafaranga cyangwa ukumva n'ikindi, none amafaranga ni shitani, arasenya amago buri. Iyo mudashize hamwe ukavuga ngo turi famiye, aya niyo turi kwinjiza, izi nizo projet zacu, tuzakora ibi, nabyo biri mu bintu biri gusenyera abantu. Ugasanga n'abandi bantu barimo barashaka kubera ambiance. Uriya Bora yakoze ubukwe wana narabubonye bwari buryoshye, nanjye reka nkore nk'ubwa Bora. Ariko ntabwo ari kumva ese ndi ready yo gutangira iyo journey, kuko ugushaka ni journey ugiye gutangirana n'umuntu. Akenshi iyo mugikundana hari imico myinshi muba muhishana, ariko iyo mutangiye kubana yose nibwo umenya, ubundi ngiyo banye n'umuntu nibwo umenya umuntu nyawe. Yewe nakeka ko kuri icyo ngicyo cyo gutandukana, nkeka ko ingo zose ahantu ku isi hose abantu baratandukana, kuko ko twebwe community ari ntoya, ubasha kumenya amajyaro, ubasha kumenya mu bantu icyo. Niyo mpamvu nashyize nanjye muri rusange, ntabwo navuze n'abanyafrika, guze muri rusange. Ikintu kimwe gisenye ingo cyane cyangwa se kirenze kimwe, harimo ubuzima tubamo bwa buri munsi. Busenya ingo kubera ko ubuzima bwa buri munsi bwani Burayi buravunnye mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Harimo gukora akazi kakwinjiza amafaranga, harimo no gufasha uwo mwashakanye mugafatanya akazi k'ibyo mugomba gukora k'abana. Umuntu waraye mu kazi ntashobora gutaha mu gitondo ngo ajyane abana ku ishuri, uwaraye mu rugo aryamye ategereje ko bamukorera breakfast. Ibyo rero iwacu birashoboka kubera ko uba ufite abakozi babiri, umukozi ari bujyana abana ku ishuri, madame akabyuka akagenda bakakora breakfast, bakaguha n'amasogisi n'inkweto bitsize. Hari n'ababyeyi batajyahura n'abana. Twebwe rero hano bisaba ko bafatanya 100%, 50 kuri 50 cyangwa se 100% kuri buri muntu uri available muri uwo mwanya. Ibyo nabyo bitungura abantu benshi, kuko ni imvune zidashobora gufatwa na buri muntu wese. Kuba waraye
mu kazi ukaza mu rugo ugatekera n'umuntu mwirwanye nabyo bibamo. Hanyuma hakabamo n'ikindi kintu kimwe cy'uburinganire bushobora kuba bufite uburyo hano nta buringanire buhari. Hano nta buringanire buhari. Mu Rwanda bagerageza kuvuga ngo uburinganire, ariko hano nta buringanire buhari. Hano habanza muri reality, hano habanza umwana agakurikiraho umugore, hanyuma umugabo akaza, wa gatatu hakaza rero umugore wahawe nk'ibyo byose yumva ko nta kindi akeneye, akaba yasenya akavuga ati ntabwo umugabo azantegeka, ntabwo umugabo azambwira ibi. Hari umuntu nize kuganira nawe arambwira ati we ni ku gitekerezo niko yabibonaga, yaravuga ngo ati ubuzima bw'ingo zo hanze akenshi iyo mugiye ku kazi uyu araza guhembwa amafaranga nk'ayo uri buhembwe, cyangwa wenda araza wenda no kuba afite akandi kazi we ahembwe menshi kukurenza. Hari umuntu wavuze ngo ibyo nabyo byatanya abantu. Ku rundi ruhande rwanjye ngiye nkavuga nti ahubwo se byatanya gute abantu, ahubwo mubona ko mugiye ahubwo kugira ubushobozi, mwafashanyije ubwo bushobozi muri babiri. Nibwo kwa handi nkubwiye, ndakubwira ngo biterwa, nk'urugero ni rumwe. Ni uvuga ngo niba uretse ko ari ibyo ngibyo byamaze kuba ku isi, niba umugore yinjiza menshi kurusha umugabo, atekereza ko atagikeneye umugabo, cyane cyane ko avuga kuko muri icyo bihugu byemeye, akavuga ati nanjye ndayifitiye, nayashaka nkayiboneye, hanyuma n'abana barahari, ibindi nkene n'iki, so akavamo gusenya. Ariko ni rwa rugo nyine urimo gusenya rwawe, harimo n'abana. Iyo tugarutse mu gusenya ingo, harimo ingaruka z'abana. Nta muhanga wo kubaka n'umuhanga wo gushaka buryo baho, ariko abantu baragerageza. Ariko ibitumye ingo zisenyuka cyane muri iki gihe harimo ibyo ngibyo nyine, financial, uko abantu bazimanaginga, bakaba bazipfa bakazirwaniramo, kuko buri muntu wese ashaka kumanaginga ibye cyangwa ashaka kubikora ibye. Hanyuma hakabamo na za mvune zo mu rugo. Nkeka ko ari byo bibiri, financial cyangwa se imvune zo mu rugo, kuba umuntu atagufashije. Sometimes na families nazo ari igihe usanga abantu abashuti babaye aba influence cyangwa imiryango nayo, kumva umuntu yaje Burayi ari wenyine, ari we umuntu wenyine uje muri famiye yabo yose, ariko famiye yo ikaba ifite ibintu itegereje. Ntabwo bareba ko umukobwa wacu yashatse Burayi afite famiye yazubaka, afite n'abana, ahubwo baratekereza umukobwa wacu ari Burayi agomba kutwubakira inzu, agomba kwishurira barumuna b'ishuri. Noneho uwo mukobwa wagiye hariya, icyambere kwanza nubwo bavuga ngo abadamu hano barahembwa, iyo ufite n'abana nayo ni inzitizi, ko ntabwo wakora amasaha menshi nk'umuntu udafite abana, keretse iyo uje uri single. Ugomba gufata amasaha make ukagira na time yo kwita ku rugo. Noneho ukumva ababyeyi bari hariya ntabwo babyumva, mwana uri Burayi, murumuna wawe ntabwo yabura kujya ku ishuri uri Burayi. None uriya nawe nimba atarabona kariya kazi kari stable, ategereje umugabo amufashe, umugabo akamubwira reba madamu, aya niyo turi kwinjiza, reka kwanza dufashe abana hano iwacu n'urugo rwacu, hoya iwacu ntabwo ushaka kubafasha, ngomba gufasha iwacu. Ukumva umugore arivumbuye ngo ninandukanya n'umugabo ndahita mba free, government irahita imfasha nk'umusingle parent, nanjye mfasha ab'iwacu. Icyo kintu nshaka kugira inama ku bagore benshi ntabwo ari byiza, kuko uwo mugabo uramukeneye kugufasha ibintu byinshi. Hano nubwo waba uri single parent, ntabwo wakora ngo uzakore abo bana uzabashiraho. Ese ayo mafaranga ya government nubwo wayohereje iwanyu barimo baragushuka, kuko yego nta muntu n'umwe wanze gufasha family pe, turabafasha, dufite abavandimwe ufasha, ariko ikintu naje kwiga isomo nuko famiye yawe niba ari abana n'umugabo wawe ugomba gushira mbere, n'abandi ukabafasha. Ariko twebwe tugiraho tukibagirwa, tukumva ko tugomba gufasha famiye, tukubaka. Ukumva umuntu arakubwira ngo jyewe naje Burayi, ariko ngomba gukora uko nshoboye, mu myaka 2 mwubakira mama. Urumva ni byiza ko wubakira mama, ariko iyo pressure ufite, banza utekereze ko ufite na famiye, ufite n'abana, ukazabikora mwese mufatanyije n'umugabo. Uramutse mwubakiye umubyeyi, urumva ni bwa bwumvikana za financial kenshi zizazigongana. Ushobora gusanga umugore ashaka kubakira iwabo n'umugabo ashaka kubakira iwabo icyarimwe, ariko mu by'ukuri kuri ku bantu bashakanye bagomba kureba priority ninde. Tubanze twubakiye mukecuru wabo wa mama, niturangira twubakire muzehe, ibyo nabyo birashoboka. Ariko bwa bwumvikanye niyo mvuze za financial abantu benshi barwaniramo,
kuko yashaka gukora ibye niwe agakora ibye bikarangira arimo yubaka iwe n'uwo arimo yubaka iwe bagahangana. So ubundi akenshi iyo hatabaye gushyira hamwe cyangwa ngo abantu bumvikane niho nyine hava nyine umuntu akumva ni ukuri kwanjye n'undi ati ni ukuri kwanjye, noneho ugasanga mubuze aho muhurira. Iyo mubuze ahantu muhurira ni hahandi usanga umuntu avuze nagende bana ndafata ubuzima bwanjye, ariko akenshi ingaruka zigaruka kuri ba bana mwabyaye. hari abantu noneho wagira inama ki abantu batandukana bafitanye abana umwe agakora uburyo ngo umubyeyi umwe atazajya abona abana, ko nabyo biriho hano muri iki gihugu nkeka ko atari icyo gusa, hari n'abatandukana bikagomba ko yumva ko agomba kuva muri iki gihugu cyangwa ugomba kuva no muri uyu mujyi. muri iki gihugu mu mujyi yagize umujyi ugize amahirwe yagiye cyo gukura hano bakakujyana Manchester ugakomeza ubuzima, hari uvuga ngo azasubira mu gihugu yavuyemo kuko ko dutandukanye. Nihangana nkeka ko byo ngibyo ni ibintu bisaba ku bantu batandukana no muri Afrika bashobora bahari abatandukana batagomba gukena. Ariko inama ya mbere nuko abantu batandukanye ntabwo bari abanzi. Iyo mufitanye abana rero ubwo mufitanye n'igihango mufitanye amaraso y'abana mugomba kurera. Abana rero ntibagomba kuba umwanzi w'umwe muri abo ngabo ko hari umwe mama yateranyije abana nande. Rwa rukundo rugomba gusigara mugomba guha abana, mugomba kuruhuza ntibarukiri hamwe 100%, ariko mugabo agomba kuza rwe 50 n'undi ko abana mubagomba urukundo murabagomba mukabaha urukundo 100% mu kintu. Ko abana nta ruhare baba baragize byatumye mwe mutandukana. Kandi mukubaka n'ibyo nakubwiye ngo nta muhanga wo kubaka, buri muntu wese yasenya birashoboka, ariko muri uko gusenya hari impamvu zindi zitajemo financial no gukurwana. None niba binabaye abantu nibarira abana mubaha icyo gikenerwa ariko rukundo, ko amafaranga mushobora kuba muyafite kubajyana out n'iki, ariko ntabwo ari byiza ko mbajyana hanze ngiye kubumvisha ko buryo mama waba ari mubi cyangwa mama waba bajyana ngiye kubumvisha ko papa ari mubi. Ugakora nkuko uvuze tugakora uburyo umuntu wamwirukana. Ibyo birahari ko hasigara amategeko muri kino gihugu. Iyo wagiye ugashakana n'umuntu ukaza wenda mugatangira kuba hari ibintu munyuranyijemo ko akaba yaraje kuri visa yawe, hari itegeko ushobora guhamagara ababishinzwe ababwira uti ngewe twarangizanyije, ariko aba bana nabo bahemukiye. Ahubwo hari n'ikindi nshaka kuvuga, ikintu twese nka community tugomba kwiga. Hari ikintu ngiye najya nkunda kumva umuntu aravuze ngo narakuzanye Burayi nshobora no kugukunda. Umuntu agahora agukangisha ngo yarakuzanye, nabyo ntabwo ari ikintu cyiza kuko ni nge wakuzanye. No, uwo muntu buri ikintu ntabwo belivinga muri destiny. Buri umuntu aba afite uko Imana yamugeneye. Ashobora kuba atari gushakana nawe ariko akazagera i Burayi mwindi nzira ye, urumva? No, ariko n'ikindi kintu ngira ngo abantu badukurikira bagomba kumenya, i Burayi rega naho ni ku isi mw'abantu. None se wagize ngo hari umuntu uri hariya twasize hariho tubaho neza. Hari ikintu kimwe kiri nkeka ko buri muntu wese agira uba disappointed kuri ubu butaka ukibukandagiraho. Yes. Ibyo banshi nibabizi n'ubutaka nk'ubundi, abantu barapfa, abantu barakenera, abantu bararwarira. So n'ubutaka nk'ubundi bufite opportunities zimwe na zimwe, hari n'iziri mu Rwanda zitari hano. Reka nkubwire nk'urugero, nk'ubu nka hano hari opportunity yo gushaka ku kazi, kwiga, sibyo? Kuba wakora ubuzima bwawe ugashaka uko ubaka ibintu byawe mu buryo bwihuse burushaho amafaranga make wakorera. Ariko harimo risk yo gutakaza abana kubera ko bafite uburenganzira bwinshi, udashaka kubahana, udashaka kubigisha umuco wabo, nabyo harimo risk yo gutakaza abana. So n'ubutaka nk'andi hose urebye nabo ushaka kubatakariza n'ubuzima cyangwa kubatakariza n'ejo hazaza. Kandi abantu benshi ngira ngo nawe hari abamaze kubona ugera nabyo madame azavuga mbere kuri kuhagera ukumva ko wageze kuri final destination yawe, wageze kuri byose wifuza mu buzima, kurya no kuryama. So n'ubutaka nk'ahandi nkuko nawe bivuze neza. Mwabe visit Rwanda nziza cyane. Mwakoze visit 100%. Ni gift. Ndabizi ko muvuye mu Rwanda ngira ngo. Ni gift. Nge ntawo mumpase ngo ngutahane. Iyi ishakwa ryo gift ya kabiri umuntu aba yakira ivuye mu Rwanda. Aho gukuza akantu keza uzi ko ujya mu Rwanda ukikorera ama gift y'abantu, wajya kuza nunabona umuntu uvuga ngo ewana thank you so much, nawe agakantu usakajyana i Burayi. Ntabwo wahabwa gift, ntabwo wahabwa gift. Nabaye shocked umwe mu bashuti bacu. Ariko visit Rwanda njya mu gihe tuyi. Umwana mwiza cyane yaradutunguye atugurira the family. Ngira ngo ni n'ikintu kigomba kuba mu muco w'abantu. Hari abantu gift ubundi
ni ku mutima wawe uzi ko niyo naza nkaguha ikaramu cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose gishobora kuba gift ngira ngo nk'uko bivuze nimba ushyira umuntu gift ntajya gerageza akantu gato kari geste ni geste ntabwo ubundi ari ikintu cy'ikiguzi ntabwo ari ikintu cy'iki ni akantu ka geste ku mutima nyine cyane cyane abantu bava hanze bakeneye ibintu bibiri bakeneye ibiganiro burya kenshi ko tutabona abantu benshi bo kuganira nabo icya kabiri akeneye sample yo kumuha impano niyo aba igura make ariko ukayemuha I think ni ikintu abantu bagomba kubifata nk'umuco kera twagiraga bike tukabisangira ariko ubu abantu basigaye bumva ko uvuye i Burayi ukumva umuntu arakubwira uzanira iki yes maybe ufite ubwo bushobozi ukabimushira pe nta kibazo kuko wajya gutaha n'akabanga kagura ukumva umuntu niyanakubwira ati hure basi ngo akabanga njye mbona kenshi mbona gutanga kenshi ari n'umutima w'umuntu ntabwo ari ukuba ufite ibintu byinshi cyangwa se ntabwo ari ukuba ufite iki ndabizi buri muntu wese ashobora kuba akunda siporo cyangwa akunda wenda umuziki turahera kuri Joe ukunda iki we muri ibyo ngibyo nikaho nkunda amafaranga cyane ariko amafaranga nta muntu yanga nkunda amafaranga so nkunda byose bisa nkaho entertainment ikunda muri rusange ari muziki ndayikunda ari na siporo ndayikunda ndi n'umufana wa Chelsea Football Club congratulations mwese kwegukana ikindi gikombe hanyuma ikindi kintu ngiye kukubwira ushobora wenda ndabizi uri umuntu wa Chelsea urabizi Chelsea niyo kipe yonyine ku mugabane w'Uburayi yegukanye ibikombe byose bikinirwa ku mugabane w'Uburayi iherutse kwegukana Conference League nicyo gikombe kindi gishyashya nta yindi iragitwara none yatwaye n'ikisi cy'amaklub ufite ikipe nziza Chelsea nayijemo kera nayijemo umuntu wanzanye muri Chelsea ni umukinnyi witwaga Marcel Desailly w'umufaransa muri 1998 yakubitaga abantu cyane avunana bibi cyane muri kina kumenya ikipe ajyamo ngeze muri Chelsea yitwaga muri Chelsea cyo gihe navuye mu gikombe cy'isi mu 98 cyane muri Chelsea mutanajya kwifana bike ko dufite ikipe ikomeye wigeze ukina umupira cyangwa wigeze umucuranzi buri muntu wese ngo azi kuririmba buri muntu wese azi kuririmba uzi ahantu umuntu wese azi kuririmba iyo umuntu ari muri dushe ashobora guhita akaririmba no guceza nkanjye ndabizi ko ntazi guceza ariko iyo ngiye koga ari igihe nceza kuko ngiye noga muri dushe yanjye harimo agasipika hejuru iyo ngiyemo hari hagomba kuba harimo umuziki umuntu wese yaririmba no gukoresha ijwi ryawe urumva buri munsi yahogoza niba urugero nko muri South Africa niba Alikiba yaririmba na Chameleone yaririmba amajwi abiri atandukanye yego bivuze ko buri wese yaririmba so umupira ntabwo nigeze nkina umupira rwego rwo kuwukina mu bindi wakinye karere ku muhanda nawe ukinye karere umukino yashaka gukina yari rugby bayizanye ku kigo twigagamo dushaka gukina n'abana kugira ngo banazwe muri siporo ariko abandi ariko icyo gihe hari volleyball na rugby abo twakinaga muri rugby baje kujya muri volleyball abana abantu bakomeye ngo harimo nka Mashari harimo Kamasa Peter Kamasa ni inshuti yanjye sikari umutoza ukomeye cyane mu ikipe y'abagore ya volleyball club yabaye na pass Bishop Joshua ariwe witwaga The Band so twari turi mu ikipe ya rugby muri primary nyuma bahita bakomeza bajya muri volleyball ntabwo yakomeje ariko numvaga ari umukino nakina mu Rwanda ufana iyihe kipe mu Rwanda ufana ikipe yitwa APR Football Club kuva mu gihe cya kera cyane bora we bifashe gute suzi se yefana ikipe y'Imana urayizi nawe Arsenal buriya ni ikipe ya famiye twese turabagana cyane cyane musaza Michael yakoze na graduation yesterday ahubwo reka mubwire congratulations yani musaza wanjye nemera byatana uriya we yakwica ariko basaza banjye bose bakunda Arsenal nanjye nkanza narayikundaga byatari mfite n'udufoto nagiye Emirates mu bantu bazi kwihangana cyane ku isi n'abafana b'ikipe ugomba kuba ufite umutima ukomeye kuko warwara hatasaka urashaka gucokoza abantu benshi cyane uriya ni uburwayi bwanjye ni uburwayi bwanjye ni famiye yanjye ni part of my life ubonye umugore ufana Arsenal ubonye umugore kuko abashaka kwihangana ngo umurambaho
abafana bose basina ahubwo turabasuhuje Arsenal turacyari ya akantu dusorezeho hari umwana cyangwa se hari undi muntu mukuru urimo kutureba muri aka kanya ari mu gihugu icyo cyose cyo ku isi reka mvuge wenda muri Afurika mu bihugu bitandukanye n'abanyarwanda hari abakongomani bavuga ikinyarwanda hari abarundi hari n'abandi bantu bumva ikinyarwanda ariko hari ahandi hantu ari kurwana n'ubuzima arabona bigoye ariko ari kuvuga ati nanjye wangeza ahandi hantu bateye imbere nashaka ubuhe buzima nihe nama wamugira rero kuri njye inama nagira cyane cyane mbabarire nkunda kubwira abagore abakobwa ni byiza cyane uri mu mamerega don't give up kandi ntibumve ko dream ari kugera i Burayi gusa ahantu hose uri you can achieve your dream abantu benshi bafite ikintu cyo kumva gusa ngo njyewe ndashaka kuzajya hanze oya ushobora kuworkinga hard ushobora kugenda na Dubai ugakora ushobora kugenda Qatar ugakora no kugenda Uganda wakora gusa ahantu hose ugiye kumva kuba ufite dream n'icyo ushaka n'iki ushaka kuzakuraho nugera hariya hantu hari bamwe bagera hano bakahita bibagirwa cyabazanye hano akabona ari amafaranga akavuga njye gukora banyishyurira inzu y'ubuntu bamana yo kubaho ariko ntabwo ari iriya dream ugomba kugenda ukakora ukaba hard working ukaba umuma muri proud ukaba na proud ya family yawe waba uri umugore waba uri umumama waba uri umukobwa ikindi kintu ushaka kugira inama cyane cyane abana bato dufite abana b'urubyiruko please mukore abana none hari ikintu basigaye bita ngo abasile queen kumva umwana mushaka gukora urashaka kubaho ubuzima bwa fake mbye byita fake iyo mpamvu bita fake life urashaka wabonye hari umuntu waguhaye telefone nziza uri gufata amafoto meza ariko ugomba gutekereza ko biriya bintu n'iby'igihe gitonya ntago nimba ari wabigize n'umwuga wawe ntago ari ibintu bizamara imyaka myinshi kuko haba hari kuvuka abandi bantu nta muntu n'umwe ubabujije kujya gusohoka ariko ugomba kureba ko iyo ukiri muto ufite opportunity kubera ko ntabwo ufite abana ngo bazagufata ntukore ntujye mu kazi so icyo njye nabagiraho inama nibakore bagire umurava bakore babe proud yo kuba baba ari abayanga bari ababiliyoneri ufite 20s ufite amafaranga utadipendinze ku muntu n'umwe hari ibintu byinshi cyane bakora kandi byabafasha inama nagira urubyiruko cyangwa se n'undi muntu wese wifuza kuza muri ibi bihugu cyangwa se wifuza kujya n'ahandi gushaka ubuzima icya mbere ni ukumenya icyo ukeneye icya kabiri ni ukuba uri umukozi utari umunebwe niba uri umunebwe sigara aho uri ibihugu ntibishobora ntabwo bikunda abanebwe ubundi sisiteme ntikwemera kuba umunebwe no hari ijambo njya nkunda gukoresha cyane cyane iyo nakoze night shift umuntu nkabona aranyandikiye ngo wowe ntujya uryama navuga kuryama ntabwo bigezweho kuko nzari igihe nzaryama uryama ubundi ngo wakujyanye urusororo hano ntiyakunda ubunebwe icyo ni icya mbere nkuko navuze ngo hari imvune akunda umuntu w'umukozi uzi n'icyo ashaka umuntu wese ushaka kuza hano nazi ariko amere nk'uvuga ngo afite target y'icyo aje gushaka hano hanyuma asigaze n'ineza yo mu rugo nabwo si byiza gusohoka igihugu cyangwa se kuva iwanyu sinya ko ari umuntu uva iwabo agahita yifuza ko hashya kuko yavuye iwabo yubatse inzu akadaza iyo uvuye iwanyu bafite inzu y'ibyatsi urugero ukajya kubaka iy'amatafari ntabwo uhita ujya iwanyu ngo batwikire so icyo nacyo urubyiruko rugomba kukiga ugiye iwanyu ugiye gushaka ubuzima kugira ngo uzafashe abo mu rugo so wikwangiza ibiri mu rugo cyangwa se wikora ibidakwiye mu rugo cyangwa se uvuge n'ibidakwiriye icyo ni kimwe muri erega hariya ni iwacu kandi mu rugo hahora ari mu rugo niyo mpamvu njya mbibona n'ihuye n'umuntu wavukiye ahangaha iyo akoze ikosa haba hari origino y'aho ababyeyi be bavuye yavukiye ahangaha wenda n'igisekuru cye cyose cyari kiri aha ariko waba afite aho igisekuru cye cyaturutse barabivuga ibyo bintu icyo ni kimwe ikindi
ikindi kintu kimwe cy'umuntu waje hano amakuru ni ingenzi. Shaka amakuru kubo wasanze harimo azakugira inama ziri zo nk'ikiremwa muntu uko bisanzwe neza, ariko shaka amakuru then balancing ubashe kumenya harimo azakugira inama nziza yuko bikorwa, ko ntabwo wagira ngo utumenye byose uko bikorwa system ntabwo ubizi. Icyo ni kimwe ku rubyiruko. Hari ikindi kintu abantu benshi bibeshyaho, nanjye nakishyiramo kuko numvaga ko umuntu wese kera n'umwana numvaga ko abantu bose b'i Kigali ari abakiri. Iyo najyaga gusura nk'abantu b'i Kigali ko nakuriye Rwamagana, nanone iyo ukiri muri Afurika hari igihe uvuga uti ningera muri Amerika, ningera mu Bufaransa, ningera mu Bwongereza, Canada, nahita mba umukire. Uhita wumva ngo nugera urakira, kandi ni ahantu hasaba gukora. Njye mbwira abantu hano ntabwo dukira, ariko tubaho, kandi kubaho ni uko ugomba gukoresha umutwe wawe. Kandi ikindi menya yuko udagomba kunyurwa, ugomba ko wagezeyo, ufite aho wavuye, ufite aho uri, shyira imbere noneho ugomba kugera n'ahandi harenze aho ngaho. Bijyanye byako se ni buri muntu wese uje hano afite ko afata kugira ngo ubwa mbere na mbere banza kuba disappointed. Ngiye ikintu nabonye, reka ngire inama, nkubwire nk'akantu gatoya mu bintu byambayeho. Kera ntabwo najyaga numva urunana rwo teatire zo kuri BBC n'indirimbo zo mu Rwanda naruva nko kuri radio gutyo gusa. Aho ndavuga nyiri mu Rwanda, ariko ngeze hano mu kwezi kumwe irungu ragukubita wicaye hano nyine ugakumbura. Njye najya numva urunana nkateranya, nkajya kuri website ya BBC umva urunana imyaka yose igihe rwahereye kagenda rukurikirana. Aho ngaho niho turi bugaruke, ndaza kuvuga n'utundi tuntu tubiri. Harimo irungu bituma bakuza hano ugasanga urimutse, ntabwo usiga hafi 99% y'abantu wari uzi n'umuryango wawe ukaza hano. Ugomba kwisanga mu bandi bantu kandi atuye mu mijyi imwe. So hano hari irungu, hakazamo rero n'ikintu cy'abantu bari mu rugo bagira amagambo yo guseserezanya ngo niba aho ngaho bitagira kuki udataha. Icyo ni icyambere, iryo jambo ni ribi cyane, birakoreshwa cyane kuki ngo niba uvuga ko amafaranga aho ngaho ataboneka kuki udataha. Ariko iyo waje gushaka target urimo ugenda buhoro buhoro, wakeka ko speed yakaba ari imwe kuri iyo ngiyo. So irungu abantu bafite hano bakeneye abantu babaganiriza, aje kumuganiriza, uje kumubwira uti muri aho amakuru, check on your people, urebe ko bameze, atari kumubwira ngo mwaramutse mwirungu ariko wanyuza amafaranga, ngo muri aho ari uko gusa ukeneye amafaranga. So ibyo nabyo birimo mu bituma abantu bari hano ntabwo bafashijwe. Abantu bari mu rugo bakabye kuba bafasha kubamara irungu, kumuganiriza mu gihe cyo kuganira. Umuntu asiga hari n'abantu barambwira ati sigaye ntinya kubona umuntu twiganye ngo muhe mu following aze, kuko naza arazana n'ibibazo bye byose by'amafaranga. So icyo nacyo kiri bimwe mu bintu by'ibitera irungu hano, kuko bwisanga utari buganiza abantu mu rugo cyane n'aba hano, kandi umva abanywanyi ntabwo tuba tufite. So nabyo bigomba guhinduka mu bantu rimwe na rimwe, bateze ko abantu bakeneye atari byo bakeneye, atari kubayuzinga. Mbazi imyaka myinshi cyane, ndabizi buri kintu icyo ari cyo cyose haba harimo up and down. Hari abaguca intege, hari abavuga ati biriya bintu ugiye gukora urabona bizakunda. Muri mwebwe hari umuntu wari warahura n'icyo kintu, wenda Joe umuntu akabwira bora uriya wowe biti, cyangwa bora hari umuntu wari waguca intege kuri Joe? Akeka birashoboka, ariko bitewe na private life y'umuntu aba afite, ashobora kubibwira abandi ariko ntabibe. Ariko tuvuze mu buzima cyangwa muri business, ibyo ni ibintu bitabura, ntabwo bibura. Na business uyitangira hari ukubwira ati ntabwo bizashoboka. Siriya bintu afunga bizabaho. None umaze imyaka 8. Ariko ikibazo ntabwo ari ugushoboka, ariko naje gusanga ari umuntu ugiye kubwira nambwira nti ikibazo umuntu ntabwo agaruka kuvuga, ahubwo ahindura ibyo avuga. Uwavuze ko bidashoboka, iyo bishobotse avuga ko atari byo, hari ibindi bintu ukora ku ruhande. Iyo amaze kumenya ko ibyo bintu bikora ari byo, avuga ko wagize amahirwe utabikoresheje ubuhanga. So nta kiremwa muntu ni ibisanzwe. Ubundi baravuga ngo wanze kuvuga yeze mu nda ya nyine. Ahantu hari abantu baravuga, kandi abantu bose nawe wababuza kuvuga. Abantu bavuga n'umwana utaravuga kiri mu nda, noneho twebwe turiho.
icyo navuga gusa ngewe buriya sinya fokasinga abaho ibintu abantu bavuga ahubwo mba nzi target ni ikintu nshaka numva nibuka ntangira kwiga nursing yanjye hari umuntu wigeze kuvuga agakomenti ngo use uriya azashobora kuvura abazungu use azarangiza iriya nursing kwigoye kwikomeye abandi nanone waza kubalansinga uwo muntu maybe yashatse kuyiga yaramunaniye maybe yabuze n'ukuntu yajya kuyiga ariko wowe ukihangana ukayiga ufite abo bana ariko ukanayirangiza ukanatangira no gukora byari n'umuntu uguhamagara akakubwira ngo ngo uracyakora namubwira as long as ukibona njya gukora pin yanjye ndacyayifite nyine ndacyajya gukora so nicyo nshaka kubwira abantu don't focus about ibintu abantu bavuga nuvuge ngo uyu muntu azamvuga uyu muntu aranuka uyu muntu just focus about yourself na future yawe na family yawe urebe icyo uzageraho nuvuge ngo uyu muntu ngo aramvuga nta muntu n'umwe utavuga nta muntu n'umwe utajya usubiza undi hasi pe cyane cyane none hano mu mahanga kugira ngo turi mu mahanga tuje gufashanya nka community ahubwo bari abantu uvuga ngo bazagufasha nibo bagushyira hasi bakagusubiza n'inyuma hari competition ziri mu buryo bumwe cyangwa ntabwo byoroshye bitoroshye zishobora kuvamo ko abantu batakaza umwanya ku bidafite agaciro akaza competition y'imodoka akaza competition y'inzu akaza competition y'imyenda kwanza y'inzu na benshi banayijyaho kuko ihenze bakajya muri competition zitari health zitari kuri nani so ibyo bintu rero iyo nawe ugiyemo birakutiza mu byo wagombye gukora njye rero mfite nkeka ko na madamu dufite we do what we have to do we do what we want to do competition ntituyishoboye ntituzanayishobora wenda sinangombwa ariko mu by'ukuri reality y'ubuzima at the end of the day iragaragara reality y'ubuzima y'ibyo ukora biragaragara ku munota wa nyuma umuntu ashobora kubibona so abantu nibave muri competition bakora ibyo bakeneye ukeneye kujya kwiga niyige uguca intege ukeneye gukora business nayikore n'akazi ukora nta kazi kabi kari muri ibi bihugu kuko buri muntu afite akazi kamutunze ariko ikibazo uguca intege kuko ugakora niwe mubi cyane so ibyo rero ntibizajya bisubiza inyuma ukeneye kugira ibyo akora akore ukeneye kugira ibyo avuga avuge ariko wowe ukomeze ukore kuri target yawe icyo ukeneye mu buzima ufite ubugari ibyo ngibyo nabwira abantu murakoze cyane kuba mwaganira na Neon TV kuri uno munsi ndabashimiye cyane umwanya wanyu mwampaye uko mwanyakiriye uko mwantembereje ngira ngo reka mbareke mubanze mujye gufata abana ku ishuri ntabwo biba byoroshye ubu bagiye gufata abana ku ishuri hanyuma ugomba kujya gukomeza ubucuruzi iyo ngiyo nawe ntabwo nzi amashift yawe ukuntu ameze nibwo buzima ni byiza cyane kuba tumubashe kunyakira tukaganira kandi wakoze cyane kudusura kandi you are most welcome anytime uzakomeza dusure n'abandi kuko experience dufite ubuzima twebwe ni ku ruhande rwacu abandi bose bafite bahujeho ngira ngo biri mu byo Neon TV iriho tuzagira ntabwo nakiyemera ngo mfite ubushobozi ariko ndi tayari kuzagerageza kujya kuri buri muntu uwo ari we wese aho ariho hose ku isi ufite ikintu yaganiriza abandi bantu bavanamo isomo cyangwa bavanamo ikintu cyabafasha mu buzima abantu bazadukurikira cyangwa bazabona ubutumwa bwacu banadusapotinge musaza wacu arimo arakora ibintu byiza dore ko benshi nk'abantu bari mu Rwanda bifuzaga kuzareba ukuntu Emirates isa ese haba hameze ute niwe muntu wenyine winjiramo akakwereka experience akakwereka ukuntu match iri kugenda akakwereka ubuzima bwo hanze afite ibintu byiza arimo arakora kandi icyo turakwifurije good luck turashaka gutera imbere ndashaka ko rimwe za murakoze cyane nimwe bantu ba mbere nganiriye nabo nka kapo kuva natangira ibyo ndimo nashyiragamo ibya siporo ariko nababwiye abantu ko itazaba siporo gusa izaba ibintu byinshi bitandukanye ngira ngo buri muntu rero wese ubasha gukurikirana ikiganiro aho waba uri hose ku isi ushobora kujyamo hariya ugakora comment ushobora no kunkontakta unyuze kuri Instagram zanjye ufite ikintu ushaka kutuganiriza cyangwa kuganiriza abantu bavanamo isomo contact me nzakugeraho uzaba uri hose twifurije ishya n'ihirwe hanyuma muri ya support nye dutanga tuzagira gusapotinga umuhanzi wacu numvise uzaza witwa The Ben
The Ben ko kazaza gucuranga ahangaha. UK kabisa abantu bazazi bamusapotinge tuzajye tumusapotinge twese muri rusange. Yagira abanyarwanda bose badukurikiye aho mwaba muri hose mu bihugu by'Uburayi ko aba mu Bubiligi njye nagiye kureba The Ben mu Bubiligi mu minsi ishize none ngize Imana none waramuzanye mu gihugu ndimo abantu ba Belgique ngira ngo bo twahuriye hamwe nabo ndabatumiye nabo bazigombe ko bazaza ahangaha abo mu Budage abo mu Holande abafite umwanya bazaze bamusapotinge nk'umuhanzi wacu natwe tumusapotinge bari hano. Rega abo n'abahanzi bacu tugomba kubasapotinga aho bagiye hose. Njye mfite inuza abahanzi b'abanyarwanda iyo baje gucuranga mu bihugu bitandukanye hano mu Burayi, iyo mfite umwanya rwose ndanyaruka nkagenda nkareba kuko nta kindi kintu nta yindi support ni abantu ni ukugenda nkamureba noneho nkamufasha kuko iyo ugiye kumureba erega naririmba neza iyo abona abantu bahari kuko bamwishimiye. Cyane ko ari n'ubwa mbere waje hano. N'ubwa mbere aje mu Bwongereza harya igitaramo kizaba ryari? Kizaba ku itariki 29 z'ukwa munani. Hacyari n'iminsi ngira ngo abantu bose batangira gutegura kugira ngo bazitabira icyo gitaramo. Murakoze cyane.